amahoro y'Imana niyongere abana w'inshuti yacu. Uyu munsi ugiye kureba hamwe video enye wakoresha ukora video yawe ikaza iri mu rwego baza video ubona kuri YouTube kandi wakoreshe telefoni yawe. Ikintu cya mbere mbanza gusaba niba uri mushyashya nukanda subscribe, ugakanda comment niba ari ikibazo ufite cyandika muri comment kugira ngo ubutaha tujye tubana. Rero akakangiye kukwereka hamwe musaba nkubwira kureba ino video kugeza irangiye, kandi niba ino video itagaragara cyangwa itari kugaragara gira utambike telefoni yawe maze ino video urabasha kuyireba neza. Ikintu cya mbere nkubwira ko kugeza ikiganiro ari Shyaka Achille. Noneho reka turebero video cyangwa application ya mbere nkuko ngiye kuyikwereka muri screen yawe, bayita screen recorder. Iyi application niyo nkoresha ano ma video mubona. Ushaka kuyishyira muri telefone yawe uzajya kuri Play Store yawe, tegereze gato ifunguke, urangiza ujye hano hejuru muri research wandikemo screen nkuko ubibona kuri ekara yawe. Numara kandikamo screen izahita byizana hasi utaranabirangiza. Iyi ngiyi yanditse screen recorder. Guys, mbanze kugusaba subscribe. Nurangiza uzayishyira muri telefone yawe ko na screen recorder zigiye zitandukanye, uzahitamo screen recorder wowe wifuza. Ngiye ni ngiyi nahisemo yo bita screen recorder X recorder, niyo nkoresha mbakorera zino video mugenda mureba. Ikintu cya mbere mbanje kugushimira utirakanda subscribe, abanza ubikore maze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Then reka nyifungure, ubona ko ngana ndi mu ma setting yayo, unagiye settinga nawe wayisettinga gutya kugira ngo ujye ubona ya ma video meza kandi agaragara neza. Guys, mbibutse ko bagize ikiganiro ari Idi Amin cyangwa Shyaka Achille ko ufite amazina atandukanye. Nurangiza akankwereke application ya kabiri. Mbibutsa ko nifuza ko zino application tuzazikanira ko zikora rimwe kuri imwe, ubyandike muri comment kugira ngo tuzabane ubutaha nzayibagezeho kandi unasharinge ino video. Indi application ngiye kwereka bayita YouCut. Niyo ubona muri screen ifite logo imeze gutya. Iyi application nayo uyishaka na hano uzajya kuri Play Store yawe wandikemo YouCut. Impamvu nabitemo ino application nziza ikora video nziza kandi idafite ya indi bita watermarks cyangwa kwa kundi usangamo amarogo ya application wakoresheje. Iyi ngiyo ntago bizamo kwa kundi amandi application usangamo bagennye limit y'igihe y'ama video ugomba kuyikoraho. Ibi ngibi byo ntago ibigena. Icyambere nuko uyikoraho kandi yeditinga video neza, ikanayiha uburyo bwa HD kugira ngo ya video yawe ize kuza igaragara neza. Na mbere ndabanje ndagushimiye. Dukomeza, urabona ko mfunguye application yanjye nk'ibisanzwe ya YouCut. Tutegeza gato ifunguke, narangiza ugiye kweditinga video. Niba ugiye kweditinga video uzaza kandi hano kuri plus nkuko bibona muri screen yawe. Guys, mbere na mbere ndagusaba kanda subscribe. Nifuza ko zino application tuzazikomeza tuganiraho byinshi, unyandikire muri comment. Uzakanda hano kuri plus, urangiza ujya hano hejuru handitse new project, ariho ukanda, urangiza kuhakanda zitakujyana muri file zawe, uhitemo niba ari video ushaka kueditinga iyo ariyo cyangwa ifoto. Byose ushobora kubiteranyiriza hamwe, urangiza ugenda uselectinga buri imwe kuri imwe. Mbabwira ko nifuza ko tuzaganira kuri ama application yose, binyandikiye muri comment kugira ngo nzabibakoreho video irambuye basobanurire application imwe kuri imwe. Indi application ya gatatu bayita Encourage. Izina bisomye neza. Guys, banza kwande subscribe nk'uko uyibona. Ino application ifatanya amafoto agiye atandukanye ukayashyira hamwe, kandi ari application ari ifoto imwe kandi ukagaragara nkaho atari amafoto wagiye uteranya. Rero na application uko kundi ujye ubona amafoto ari ku ma YouTube channel cyangwa ku ma video y'abantu. Iyi application ibikora, nawe wajya kuri Play Store yawe ukayidownloadinga. Urabona ukuntu logo yayisa, nawe ukayishyira muri telefone yawe cyangwa ugashaka indi application nka InShot ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zikora amafoto. Guys, mbanze kugusaba kanda subscribe, ikintu cya mbere cy'agaciro. Okay, nkuko ubibona kanze nkwereke noneho ukuntu ino application ushobora kuyikoresha.
uzayifungura, numara kuyifungura washyize muri telefone yawe, utegereze gato ifunguke. Urabona harimo utuntu twinshi dutandukanye, kamujye mbesobanura duke duke. Nk'iyi hano urabona angiye gushyira aga fresh guys, ahangaha akura background cyangwa background y'ifoto, kwa kundi hari ikintu ushaka gukura mu ifoto akakana kugakora amafoto agateranya n'icollage gutyo zino zose zirakora. Rero hari indi application nibagiwe kubabwira, iyo ni umuti umva, ni byose ni medicine muri media. Niba ushaka kuza TikTok yawe cyangwa YouTube yawe, urubuga rwose ukoresha ugomba kuba ufite application bayita Postware. Iyi application iyo ntabwo wayikura kuri Play Store, ahubwo iyi application uzajya kuri Chrome, wangiza uyi searchingemo, uzandikamo Postware, na application ikora yama YouTube thumbnail ujya ubona ku makava y'indirimbo z'abantu. Ahangaha ushobora gukora cover y'indirimbo cyangwa logo ya channel yawe n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi application ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nawe nkubwira ko wakwifuza kuyikoresha, cyangwa niba utazi ko wayishyira muri telefone yawe wanyandikira kuri nomero zanjye ziba ziri kuri video, maze nkagusobanurira byinshi ushaka kumenya. Urugero twanditsemo thumbnail, tubibona thumbnail, tegereze tuyifungure. Nako haza mu mathumbnail agiye atandukanye, noneho ugahitamo iyo ushaka wowe bitewe na video ugiye gukora. Bibutse ko application yakora video, yakora umva ibintu byinshi bitandukanye bijyanye na YouTube, byose bigenda bikira. Rero mbanje kugushimira, niba uri mushya banza kandi subscribe. Bibutsa ko bagize ikiganiro Rishyaka Achille, tuzongere tubonane ubutaha. Namwifuza ko tuzasobanura n'ama application yose, jya muri comment unyandikire. Thank you.